apartheid ubuniriho bishe utaki Obama ba perezida bishe Isidori Bezo ubuniro bishe Galile isi nizuka aho kwica gitera we iciciri mutera 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 ingingo y'itatu n'umunani niyubahirizwe kuri bose aho kwica Karasira muhindura iby'ababwira asanzwe atera amabuye izifashwe zikamuvwa aho kwica gitera we iciciri mutera 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 The Truck Slayer. aho kwica gitera wica ikibimutera. Banyarwanda bavandimwe bakunzi ba Iwacu Heza, nje kuvugana namwe ndi mu kababaro ngira ngo inkuru yabaye kimomo ko Karasira Uzaramba Aimable yishwe igihe twatekerezaga yuko imyaka 5 y'igihano yakatiwe ku bw'agatsi kuko yavuze amateka ye, kuko yavuze ko interahamwe zamwiciye ndetse n'abandi bari basigaye inkotanyi zikabica bagasigara ari babiri, we n'umuvandimwe we. Inkotanyi ntabwo zabyihanganiye kuko inkotanyi ntizishaka kumva ukuri. Inkotanyi zagaruye cya gihe cy'ibwami aho bicaga umuntu wawe, umwami yamutanga bamubamba ku karubanda, noneho umuryango ukamuvaho ukamwanga bakavuga ngo yagomeye ingoma. Ibi nibyo dusigaye tubona mu Rwanda rwa Kagame na FPR inkotanyi. Mu by'ukuri umuntu ashobora kwibaza ati ese Karasira bari bafunze imyaka igera muri 5, ni impamvu ki bahisemo kugaragariza abanyarwanda ndetse n'amahanga ko yakatiwe imyaka 5 ikaba yari ihwanye n'igihano yaramazemo, bakamufungura ejo ariko barangiza agapfa by'amarabira nk'urupfu rwa Kizito bavuze ko yiyahuje ishuka. Ngira ngo impamvu ni ebyiri. Ikintu FPR inkotanyi yashakaga kugeraho, icya mbere ni ukwereka abanyarwanda cyane abacitse ku icumu ndetse n'abari hariya mu Rwanda ko ubuzima bwabo buri mu biganza bya FPR inkotanyi. Bashobora kugufunga imyaka 5 bakakwica uhagaze, ndetse no mu gihe watekerezaga yuko ugiye gutaha, ugiye gusubira mu buzima busanzwe, noneho bakagukuramo umwuka. Ibyo nibyo bakoreye Karasira. Ubu barimo kuvuga ngo yanyweye imiti, ngo yiyahuje imiti. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Perezida wa PS Imberakuri Mwizerwa Sylvain, uretse ko nyine avuga ko ari perezida wa PS Imberakuri, ngiye ntabwo tuziranye, ntabwo turabonana, ariko afite YouTube channel yitwa Ukuriganza. Ngiye namwumvishe saa 12 zo mu Rwanda avuga yuko bagiye kuri gereza Imageragere gufata Karasira Aimable warangije igihano. Abanza kutuganiza, aragenda, ubwo
nanjye numvaga nishimye nk'umuntu w'umu activiste ndetse nk'umuntu nanone wamenye Karasira mu bihe by'urupfu rwa Kizito tukajya tuganira, numvaga nishimiye ko Karasira agiye gusubira mu buzima busanzwe. Navuga nti yewe noneho inkotanyi zirimo kugenda zihinduka, zasubije agatima impembero. Karasira twatekereza ko zizica ntabwo zimwishe, ziramuretse. Ubwo Mwizerwa ngo agezeyo, hari uwitwa Eric, bagezeyo babona yuko ntabwo Karasira barimo kumurekura uko byari bikwiye. Amasaha arimo kugenda yiyongera, noneho bumva ko Karasira ngo afite ibintu byinshi, ariyo mpamvu birimo gutinda. Uwitwa Eric aragenda ajyayo kugira ngo ajye kureba ibyo bintu, ndavuga ati nanamufasha. Bamuha jeto cyangwa icyangombwa cyo kugira ngo agende arenga ibipangu, agerayo, ageraho Karasira ari. Karasira barabonana, baravugana. Karasira ngo yari yambaye ikabutura n'isengeri y'umukara, yari afite urupapuro rwerekana yuko yafunguwe mu biganza bye. Ariko IO Intelligence Office ukuri gereza ntabwo ngo yari yambwiye yuko atagomba kugira hajya. Ni ukuvuga ngo nubwo bamuhaye urwo rupapuro, bo imigambi bari barayiteguye, bari barateguye imigambi yuko bazamwica, barangiza bagafabrika ibintu, bagatekinika nk'uko batekinika. Ariko ngira ngo inkotanyi kubera imyaka zimaze zica abanyarwanda n'ibinyuma byo gutekinika byarabashiranye. None se nawe wambwira ko umuntu bafunze imyaka 5 bakubitaga, bateshaga umutwe, bakoreye torture morale, torture physique, icyo gihe cy'iyo myaka 5 ntabwo yanyweye ibinini, ntiyiyahuye, none umunsi bamweretse urwandiko rwerekana ko atashye asubiye mu buzima busanzwe, akaba ari bwo anywa ibinini. Ibinini bya Karasira ni nka yashuka ya Kizito yaziritse ku idirishya akiyahura. Banyarwanda bavandimwe, iyo inkotanyi zikoze ibi bintu ziba zishaka kureba ikigero cyaho ubwoba bw'abanyarwanda bugeze. Ndabizi nkatwe dutinyuka kuvuga, nubwo tuba turi hakurya y'inyanja, abantu benshi baratubwira batari ko niba utikunda ntukunda n'abana bawe, ntukunda na bene wanyu wasize mu Rwanda. Ariko ikintu mukwiye kumenya nuko niba ubutegetsi bw'igitugu, bw'igisuti, nk'ubutegetsi bwa FPR bakora ibintu nk'ibi, ntihagire umuntu uhaguruka ngo avuge, ntihagire abavuga bati twe tuzavuga amateka yacu nubwo twayazira, ntabwo impinduka yazigera igerwaho. Karasira baye igitambo, si uwa mbere si n'uwa nyuma. Hari abandi bishe, yewe hari nabo bazica. Ariko amaraso ya Karasira ngira ngo agiye kuba isoko y'imbaraga ku bandi banyarwanda bari bafite ubwoba. Ndabyibuka mbere ya Kizito, mbere y'urupfu rwa Kizito, muri activism ntabwo hari harimo abantu benshi, twari bake cyane, bake pe, ku buryo naho twabaga abantu bari bazaga bati ese uriya kanaka si umusazi ko ubundi muco wa Kinyarwanda ko bavuga ngo uko ziteye niko zitambirwa, ubundi bakanavuga ngo ingoma mbi urayiramya kugira ngo inziza niza izasange ukiriho. Ni kuki aba bantu uyu muntu arimo kuvuga, ni kuki udaceceka nk'abandi? Tuba dufite impamvu yo kudaceceka. Abenshi nuko twisanze, nuko turemye, niko amaraso yacu ameze. Twanga karengane, turabizi riske zirimo, turabizi yuko dushobora kwicwa, turabizi yuko nkatwe turi hanze bakoresha bene wacu abanyarwanda ndetse abasope bakaba bakuroga. Turabizi cyane rwose, wenda kugira ngo bazavuga ngo bazarasa umuntu hano, ntabwo babikora cyane i Burayi, muri Amerika. Gusa inkotanyi ni barwabuze isoni,
ntabwo wamenya icyo wakora, it's hard to predict them. Icyo tuzi gusa ni uko inkotanyi ntabwo ari ubuzima nk'uko babivuga, ahubwo inkotanyi ni urupfu. Karasira yagiye avuga kenshi ko azi neza ko bashobora kuzamwica, ndetse na Eric wavuganye nawe yaramubwiye ati abantu bampaye urupapuro rundekura ariko ntabwo barimo gushaka ko ngenda, nimugende mu bisakuze kuri social media kuko aba bantu ntimubazi. Noneho Eric ngo yageze muri icyo cyumba baramuhondagura, bamaze kumuhondagura bamubwira ati wageze hano ute, arabatese ko mwampaye jeto ngo nze kureba Karasira, si mwampaye ibyangombwa. Baramusohora ngo abari aho ngaho mu gihe cyo mu masambiri n'igice bagiye bumva Karasira aratatse cyane. Akimara gutaka byamaze igihe gito, noneho ngo haza ambulance yiruka. Ambulance irongera irasohoka iva kuri gereza, ntibamenye niba itwaye Karasira cyangwa itamutwaye, ariko biragaragara yuko nyine ari ibintu bari bateguye neza, kuko ziriya nkotanyi iyo zigiye kwica umuntu uri high profile nka Karasira, umwactiviste cyangwa umunyepolitike, ni ibintu baba bateguye neza. Baba bateguye timu yo kumwica, bagategura timu y'abaganga izavuga uko bemeza mbese icyo leta ishaka ko bavuga ko cyamwishe, niba yiyahuye. Ibyo turabitegereje ibyo ngibyo. Ariko banyarwandakazi, ubuzima bwacu ngira ngo bwagiye hanyuma y'ubw'amatungo muri iki gihe cy'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi, kuko burya n'itungo, ihene cyangwa intama, umuntu arayica akayirya, akagaburira abana, akagaburira umuryango. Ubuzima bwacu buri hanyuma y'ubw'itungo. Kubona bapanga kwica umuntu bakamwica, bakabikora, abanyarwanda benshi twicecekera. Icyo dukora dushyira profile ye kuri za social media zacu, bamwe dukora ibiganiro nk'uko tubikoze, ariko inkotanyi zamaze kumenya psychology yacu cyane y'abatavuga rumwe nabo, bo baravuga ngo uwo dushaka kwica tuzajya tumwica ni amezi 3 gusa, ubundi akaba yibagiranye. Ibyo twarabibonye kuri Kizito Mihigo, uretse ko Kizito Mihigo ngira ngo yarabahagamye kuko no ku munsi w'amavuko abantu baracyamwibuka. Twarabibonye kuri William Ntwari, hari ababura irengero nka Innocent Bahati, hari benshi cyane n'amazina sinshobora kuyarondora ngo nzayavemo. Gusa inkotanyi zaje zivuga yuko zirwanya igitugu cya Habyarimana. Ngira ngo yewe banyarwanda, mwabonye definition y'igitugu icyaricyo, kandi ejo muri mu kwa karindwi zavuga ngo ni igihe cyo kwibohoza. Kandi abanyarwanda ntawe uhumeka, ntawe uvuga. Nuvuze nka Karasira, aho kugira ngo bamuhoze baravuga turaguhorahoza. Buriya urupfu rwa Karasira ruratwereka uko societe nyarwanda ihagaze naho igeze. Niba umuntu nka Karasira inkotanyi zivuga yuko zaje kubohora, ari umututsi wacitse ku icumu rya jenoside, noneho akaba yarabaye umushingwacumu nk'uko yabyivugiraga, bakaba barangije ubuzima bwe babujyanye. Bavandimwe, birababaje, biteye n'agahinda. Perezida Kagame niwe wigeze kuvuga ngo umena amaraso y'abandi, ayawe akazakumiramo. Abamenye amaraso ya Karasira, abamenye amaraso ya Kizito, abateganya kumena amaraso y'abacyuma Hasani, Damange na Ingabire, amaraso yabo azabumiramo. Yewe ngira ngo banyarwanda, ntabwo bidusaba gusoma ibitabo, ntibidusaba ubundi bumenyi buhambaye kugira ngo twumve yuko uyu munsi ari Karasira, ejo ashobora kuba Cyuma Hasani, ejo ashobora kuba njyewe, ejo bishobora kuba wowe. Gusa abanyarwanda muri kamere yacu ngo agaho kari kuwundi karahandurika. Turicecekera, tukaryumaho. N'abatinyutse kuvuga mugatekereza ko turi abasazi cyangwa turi byihebe. Oya, ntabwo twiheba. Ntabwo twihebye. Nta nubwo turi abasazi. Ariko ubugome nk'ubu
butagize abahaguruka ngo bavuge ngo enough is enough, ntabwo bwazarangira. Inkotanyi zirica mu Rwanda, abanyarwanda zibabuza amahoro, zibatera ubwoba, ndetse byageze naho natwe hano tuba mu buhungiro, haba muri Afurika, muri Amerika n'u Burayi. Natwe niba ushaka kujya muri community y'abanyarwanda ugomba gufobagana. Niba udafobaganye nta mwanya ufite muri community y'abanyarwanda. Ikintu cyo gufobagana mvuze ntabwo ari ugushaka gutukana. Ibyo ni Perezida Kagame wabyivugiye ubwo yaravuganaga n'abayobozi bo muri Nyarugenge, avuga ngo ariko abanyarwanda ngo muri ibintu ngo spanless, ibintu bifobaganye, abantu babwira ngo mwicare mu byono mukicara, abantu mudashobora kuba mwa questioning ibibi. Noneho twe rero tubasha kuvuga, batwita ngo turi ibigarasha, turi inyangarwanda, ngo turi n'abanzi b'igihugu. Bavandimwe, ntabwo turi abanzi b'igihugu, turi abanzi b'igitugu. Igihugu gitandukanye n'igitugu. Igitugu kibaho kikazagira igihe cyacyo kikazavaho, ariko igihugu nk'u Rwanda ntabwo ruzigera ruvaho. Twese twapfa tugashira, ariko u Rwanda ruzahoraho, kandi u Rwanda ruzahoramo abanyarwanda. Ntawe uzagambirira kwica abanyarwanda ngo bamare. Gusa icyo nakangurira abanyarwanda cyane bahoze mu gihugu ni uko twashyira hamwe, ni uko twaganira, tukareba ibiduhuza tutitaye ku bidutandukanye, kuko ibiduhuza nibyo byinshi banyarwanda bavandimwe. Ubu rero uko twibuka Karasira Aimable, nidusubiza agatima impembero, twibaze, ese tuzakomeza gukora ibintu mu buryo bumwe bica umuntu, niturangiza dupostinge, tujye kuri space tuvuga akababaro kacu? Ni byiza, ntabwo mvuze ngo ntibigakorwe. Niturangiza dutegereze undi bazica gutyo 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 gutyo? Oya, ntabwo bikwiye. Igikwiye ni uko dukwiye guhura abashiritse ubwoba, tukaganira, tukareba uburyo twahindura ibintu mu Rwanda, tukabihindura mu mahoro, kuko inkotanyi kugira ngo zizahinduke byo biragoye niba nta bantu bazishyizeho pressure cyangwa pressure ngo zihindure ibintu. Icyo zizakomeza gukora, nicyo zizi gukora, ni iterabwoba, ni uguhungeta, ni ukwica, ni ukuroga. Ibyo bazabikora pe, bazakomeza kubikora, ntabwo bazahinduka, ntibazanabihindura. Ubwo rero ni twebwe tugomba guhitamo tuti, ese turakomeza kwemera kwicwa, turakomeza kuba hanyuma y'amatungo, cyangwa tugomba guhindura umuvuno, tugahindura imitekerereze, noneho tukareba uko twakwitabara. Ibyo niba bitabaye banyarwanda, bazakomeza batwice, bazakomeza baduhige, bazakomeza baduhungete. Ubwo rero bavandimwe, nimureke rwose duhaguruke, nimureke duhaguruke, tuve mu bwoba, noneho tuvuge akababaro k'abanyarwanda, dutabariza abantu. Karasira nk'uko nguko yishwe, ntihumve yuko ugomba kwicecekera kubera yuko Karasira atari umunyamuryango wawe, cyangwa se urupfu rwe ntacyo rukurebaho. Nawe birakureba. Uyu munsi ni Karasira, ejo ni njye, ejo ni wowe. Ikintu njya mbwira abanyarwanda ni uko mu by'ukuri uwo inkotanyi zitarakaranga ziracyamushakira ibirungo. Niba inkotanyi zitaragukaranga cyangwa zitarakaranga uwawe, ziracyabashakira ibirungo. Ubwo rero haguruka uvuge, tobora, kuko niba utabikoze nawe ntabwo utuye ahatagerwa. Navuga ngo muvandimwe Karasira, ruhukira mu mahoro, ruhukira mu mahoro. Wajyaga uririmba avuga ngo ubuzima bwacu bwarapfubye,
generation yacu ko ubuzima bwacu bwarapfubye, batwiciye ababyeyi, abanshi badushyize mu buhungiro, abandi bari mu gihugu namwe ngo ntabwo mugomba kuvuga, n'uwitsamuye baramuniga. Ubwo nta byinshi bivuga byo kuvuga, gusa reka ndangize n'iyi ndirimbo ya Karasira Aimable. Sorry, ntabwo njya nkunda kugira ibintu by'amarangamutima, ariko uyu munsi ndumva bindenze, cyangwa se reka kiremo urupfu ya Kizito Mihigo, kuko abica abantu bo bazi ko batazapfa, ariko reka dusoreze kuri indirimbo urupfu rwa Kizito Mihigo, ko ni indirimbo Karasira yakundaga, ni indirimbo nanjye nkunda, ni indirimbo yerekana ubumuntu kandi kabwira n'abicanyi yuko nabo bazapfa. Murakoze, komeze kwihangana, mugire ijoro ryiza aho bwije, mugire umunsi mwiza aho muri kumanywa. Murakoze. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni